Nshuti zacu, nshuti zarinda ubuzima bwawe, tubashimiye ko mudukurikira. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro. Reka uyu munsi tubagezeho umumaro w'urunyanya mu kuvura kanseri. Urunyanya benshi bita tomate mu rurimi rundi rw'amahanga, rufite ubushobozi bwo kuba rwagukingira kanseri, izindi zigakira mu buryo butaruhanyije. Kandi ni urunyanya benshi turaruzi, rubasha kuboneka henshi mu masoko, rukunzwe na benshi. Ariko gukunda ikintu buriya ukagikundira kukireba gusa kari cyiza ku maso, appearance not, ntabwo ari byiza, ahubwo bikwiye ko umuntu akundira ikintu akamaro kacyo. Urunyanya se rumaze iki kugira ngo turwige, turumenye, hanyuma tujye turukunda noneho turuzi. Urunyanya rufite vitamine zigiye zinyuranye zirufasha mu gukingira abantu no mu kubavura mu buryo butandukanye. Urunyanya burya rufite vitamine B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatandatu. Izi vitamine zifasha ubwonko cyane, zigafasha n'umubiri muri rusange mu gukingirwa indwara zigiye zinyuranye. Urunyanya kandi rufite vitamine C ndetse na vitamine A. Vitamine A ituma uruti rw'umugongo rukomera, ituma amaso areba, ituma uruhu ruba neza, ituma igikuriro cyiza cy'abana ndetse n'icy'abamaze kugimbuka. Ndetse vitamine C niyo ituma izindi vitamine zikwirakwira, irinda abantu kuva imyuna n'ibindi. Vitamine C ituma abantu bibuka kandi igatuma gahunda z'umubiri zindi zikora zikanagenda neza. Tuvuga ku runyanya, urunyanya rufite imyunyungugu igiye itandukanye. Ubwo rufite imyunyungugu myinshi, ariko muri yo harimo potassium, ubutare ariyo bita fer, magnesium, phosphore n'indi myunyungugu itandukanye. Tomate ari rwo runyanya rugira ibyo bita lycopene, beta carotene ndetse n'ibyo bita carotene. Ibyo bikora mu byo bita carotene, ikora mu cyo muri testicule, mu dusabo tw'intanga, ndetse na prostate. Buriya kugira ngo prostate na testicule bikore neza, ari two dusabo tw'intanga, testicule ndetse prostate akaba ari agasabo kegereye ndetse kegereye neza utuyoboro tujyana intanga aho zikwiye kuba zijya. Ako ka prostate nako kaba ku bagabo, kandi kagira uruhare runini mu gukora umujago. Ubwo rero kurwara kwako ni ikibazo. Rero kurya inyanya bituma udusabo tw'intanga ndetse n'iyi prostate bikora neza, ndetse no muri serenari naho hagakorwa neza mu buryo bufatika. Ubwo rero hagakora neza mu buryo bufatika. Kurya urunyanya ni ingenzi kuko bitunganya muri rusange imyanya ibyara. Saho gusa, ahubwo urunyanya rufasha n'amabere. Ubwo imyanya ibyara muri rusange ifashwa n'inyanya nk'uko mumaze kubyiyumvira. Ariko twibaze ngo iyo lycopene tumaze kuvuga iboneka mu nyanya, nubwo n'ahandi igiye iboneka, ariko se iyo ibaye nkeya mu maraso bigenda bite? Ingirabika z'umubiri zikura mu buryo butagira gahunda. Ubwo rero kikaba kibaye ikibazo. Urunyanya kandi rurakenewe ku babaye imbata n'abarwaye umwijima, cyane cyane iyo ruriwe ari rubisi. Ku barwaye umwijima rurabafasha. Umutobe warwo nawo ufasha abarwaye umwijima cyane, cyangwa isosi yarwo. Ubwo ni ingenzi cyane. Ibyo byombi byose
ari urubisi, ari umutobe warwo, ari n'isosi yarwo, bibasha gukingira kanseri yo muri prostate, ka kanyama twabonye haruguru k'ingenzi cyane. Ikoresha neza impyiko, ubwo ni urunyanya ariyo bita tomate, impyiko zigakora neza. Tomate kandi urunyanya rwoza amaraso, rukica imyanda iyarimo, rwoza ingingo muri rusange, kandi tomate ifasha abarwaye za gute, yoza indurwe zikomoka mu nyama. Ku barya ibinyama murabizi ko inyama habamo indurwe mbi, ubwo iyo kuzirya n'ubundi izo ndurwe nta handi zijya ni mu maraso, ubwo urunyanya rugira uruhare mu koza izo ndurwe. Kandi no mu bindi byo kurya bikomoka mu nyamaswa buriya haba harimo indurwe mbi. Tomate rero cyangwa urunyanya rugira uruhare mu kuzikura mu mubiri. Tomate yongera ubutaraga bw'umuntu, maze umubiri ukaba indahangarwa. Mbese ubutaraga bwanjye n'ubwawe bishobora gukizwa neza neza nuko twariye, bishobora kongerwa ku rwego runaka nuko turya inyanya, yaba imbisi, yaba isosi, yaba imitobe yazo. Tomate ibasha kugabanya urugimbu mu mubiri, ikabuza n'imitsi kwagara cyangwa no kumagara, yaba kuba minini cyane, yaba kumagara. Ibyo byose urunyanya rufite ubushobozi rwo kubirinda, ndetse urunyanya rushobora no kurinda imitsi kuziba. Urunyanya rufite uruhare munini wo kurinda indwara z'umutima. Rero kurya tomate cyangwa urunyanya birinda kanseri rwose ya prostate, kanseri yo mu kanwa, kanseri yo mu muhogo, kanseri yo mu gifu, kanseri yo mu mara manini, na kanseri yo mu mura. Abashakashatsi bagaragaje ko urunyanya rufite ubuhanga ndetse n'ubushobozi bwo kurinda kanseri yo mu myanya ishinzwe kunoza ibyo kurya. Ni ubuhanga, ni ubushobozi Imana yarushyizemo rubikanye. Ubwo ni ingenzi rero kurukoresha mu gihe ushaka kwirinda no gukingira kanseri za prostate mu kanwa, mu muhogo, igifu, mu mara manini ndetse no mu mara matoya, tutibagiwe no mu mura. Aho hose izo kanseri zibasha gukingirwa no kurya urunyanya. Cyitonderwa, urunyanya rutukura ruba rufite ubushobozi bw'umwihariko, ndetse ari na rwiza kurusha urukiri icyatsi. Kandi urunyanya rutetse rugira likopene nyinshi kurusha urunyanya rudatetse, ndetse inshuro nyinshi kurutekamwo isose bigira umumaro ukomeye cyane, mu gihe ibindi byo kurya kubitekamwo amasosi, kubiteka bigiraho ingaruka mu kugabanyuka kw'intungamubiri. Inyanya ho siko biri, ahubwo uko urukaranga niko likopene yo muri rwo yiyongera, hanyuma ikagira uruhare mu gukingira ziriya ndwara twabonye haruguru nyinshi. Rero Imana ibafashe, ibagirire neza, ibahe gusobanukirwa byinshi, nk'uko uyu muyoboro ari wo twigiraho by'amagara mazima, kugira ngo turebe ko twakitunganya kugira ngo tuzatunganye umurimo w'Imana, kuko iyo abana ari mazima babasha gukora byinshi n'umusaruro batanga aba ari mwinshi. Ngaho Imana idufashe, iduhe kuzirikana ibyo yaremye ko harimo imiti, hanyuma ubwenge bwo kubishaka nabwo ngubu turabufite. Dushakashake rero uko twamenya icyo Umwami Imana ashima kandi ashaka. Ngaho Imana ibagirire neza, umunsi mwiza w'akazi, naho ubutaha.